ikibazo aho cyari kiri cyarakemutse ngira ngo murabizi ko aho M23 yafashe yemwe numvise inkuru ngera ubwo bakanye gato ariko nyuma ndebye ivuye bituma negura indangurura amajwi ngo hato atazagira ubwo mumoshya ngo nuko ntamubwiye mwabonye abavuga ko ngo Uganda ishobora kurasana n'u Rwanda muri Kongo ndetse bamwe bakavuga ko ngo ari wo muri cyo wanyu ku buyobozi bw'u Rwanda none se byiswe ibimenyetso by'indaguza magane ngo abasirikare bakazaza baje gutabara bisobanurwe nabyo nawe se ubutumwa bw'ihumure bwa RDF imitima yari ifite ubwo ikongera igacya wabubonye nawe se ngo bavuze ko ngo magane atavuze President Kagame abandi bati Amerika niyo igiye gushyiraho muri cyo wanyuma byumvise ute nikanze numvise abatagira ubumuntu n'ibinyoma nyabundi byakorekwiriye hano hose tubona umva nitaruye urufa rw'amasasu ndimo numva hakurya hariya mitamo kwibeta muri Godri ngo mbwire abantu banje bityo ngo hatagira utwiba umugono ngo magane yavuze iby'ibimenyetso muri kwerekwa amazina yanjye ni Chris Kame mbaye ikaze muri kaneza inkuru ya igihe yanditswe ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa gatandatu muri 2023 agana saa 3:52 iyo nkuru yari ifite umutwe ugira uti bamwe bashobora kugezwa mu nkiko ibyirukanishije abarimo abajenerali bari RDF icyo gihe ni igihe hasohokaga itangazo rya RDF rivuga ko President Paul Kagame yemeje ukwirukanwa kw'abandi basirikare 116 anemeza iseswa ry'amasezerano y'abasirikare 112 ariko nanone akirukana mu gisirikare abajenerali babiri barimo Major General Aloys Muganga na Brigade General Francis Mutiganda nabo hamwe n'abandi ba ofisiye 14 ntabwo ari yo nkuru ngiye kugaruka mu byukuri kuko icyo kiganiro nta naho gihuriye ahubwo ndamaruka gatoya muri iyo nkuru ndebe ku ma comments hari umuntu wahise yandika muri comment wise ngo Masisi avuga ibya magane avuga ko yenda ngo byegereje n'ibindi nk'ibyo gusa uwitwa Tika Muskambo yahise amwandikira comment ari nayo ngiye gusoma yaragize ati gicucu yita Masisi ibya magane byakubise swata kandi urebye byarangiranye na sindi ku bwabo ikindi ugomba kumenya indagu ntabwo ziba rukuri 100%. Nyuma yaho iminsi yari 10 witwa Muhozi Kairunerugaba aza kwandika kuri Twitter avuga ko hari ibice byinshi byo muri Kivu ya ruguru ngo bitagomba gusagarirwa kuko ibyo ngibyo ari bya Uganda ibyo bice byegeranye mu by'ukuri n'umupaka wa Uganda hadaciye kabiri twaje kubona uruzinduko rwe i Kigali icyakora ntago byaje gutangazwa icyatumye uyu mukuru wa gisirikare aza mu Rwanda guhura n'umugabo w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame gusa ku itariki ya 7 z'ukwa gatatu ikinyamakuru Radio Okapi cyaje gusora inkuru yari ifite umutwe ugira uti Guerre de l'Est, les rebelles du M23 sont retirés dans le quartier de Kageri. Iyo Kageri yegeranye mu by'ukuri n'ibyo bice uyu mukuru wa gisirikare muri Uganda yavugaga. Abangaba bavuze ko mama 23 yari yafasha ko gace mu mirwano yari yabaye ariko ngo kuri itariki baza kuvamo nta mirwano ibaye ndetse nyuma yo kuvamo igisirikare cya Uganda gihita gifata ako gace mu buryo bwihuse. Ari abatangiye gukora isesengura bakavuga ko u Rwanda na Uganda biri kwirinda ko byakongera gukozanyaho nkuko byabaye Kisangani mu myaka za 1996. Bikavuga ko Uganda ishobora kuba yahaye gasopo mama 23 ikabwira ati aho ngaho ntimuhafate kuko na hacu ababivuga baracyatsimbaraye ko u Rwanda rufasha imitwe ya mama 23 icyakora abenshi n'abarwanya ubutetsi bw'u Rwanda bagiye bihoza amagambo bakavuga ibintu nk'ibyo ngibyo iyo urebye ku mbuga zigiye zitandukanye icyakora zimwe usanga ari neza abarwanya ubutetsi bw'u Rwanda usanga bitsa ku buhanuzi bwa magane bakavuga ngo ibyo yavuze n'ibindi mbere yuko ninjira muri ibi bintu mwaza kubwira akantu ku kandi kuri ibi ngibi reka manze niteze gatoya inkuru ya igihe banditse ku itariki ya 26 z'ukwa gatatu muri 2012 ahagana saa 3:24 abanditse bagira bati magane yaravuzwe biratinda nubwo atakivugwa ndetse magane yageze ubwo abisigamigani nyirizina kuko yasize imvugo n'incyuro ngira ngo mujya mwumva bavuga ngo kanaka huye na magane bavuga umuntu wakize mu buryo butari bwitezwe na buri wese magane uwo nguwo yari umuhanuzi w'icyatwa mu myaka za 70 ndetse na 80 n'intangiriro za 90 wahanuye byinshi byabaye yahanuraga kuva kera kugeza ubwo afungiye kuba yarahanuye ko amaherezo ya Habyarimana ari mabi kandi ko ntamva ye abona i Rwanda ko ahubwo amubona ari umugwagasi izo ndagu zaje kumujyana mu gihome cya Ruhengeri arafungirwa biratinda yaharagurire byinshi akanamya ko byinshi muri ibyo ngibyo bizaba
atakiriho. Yahanuriye bamwe barimo Rizinde rya Mugabushaka ko azafungurwa. Abo bari bafunganye bamugishije impaka bashidikanya ku ndagu ye. Atanga ibimenyetso by'uko igiti cy'inganzamarumbo cyari hafi ya gereza aho ngaho cyabonwaga n'abafungiye imbere kizaba cyarumye, kandi iyo gereza ngo izaba ifungiyemo ihene, ndetse ngo ibyo byose bikazaba we atakiriho. Ubwo abari bamaze kuzongwa n'umunyururu bumvise ko icyo giti kizabanza kikuma, batizandagu ntacyo zimaze kuko kiriya giti gitoshye kuriya kizajya kuma batakiriho. Bumvise noneho avuga ko hazabanza hagafungirwamo ihene, batuyuse umupfumu ahubwo n'umupfumu umusazi. Bumvise ariko ko azaba atakiriho, batireka dutegereze n'ubundi uyu mupfumu usukuma nta minsi asigaje, kandi koko ntibyatinze aratabaruka. Nyuma y'aho ngaho gatoya ihene yari ishorewe ijyanwe ku isoko, yaje guca ikiziriko yinjira muri gereza, maze abanyamerwe bari barinze gereza begekaho urugi, nyirayo ayikurikiye aruhera inyuma, atinye gutaka ngo nawe batamwinjiza muri gereza nawe akaba yafungwa. Mu byumweru byakurikiye imvura iragwa, imirabyo iracicikana, inkuba zirakubita tipa, ibikubise cya giti inkongi igera mu mizi, igera mu bushorishori, amababi aribarangara, igiti s'ukuma kirumirana. Sibwo indagu ibaye indagu. Ntibyatinze kandi koko inkotanyi zirarikoroza, zitwikira igicuku, zimanuka mu mikoki y'ibirunga, zifata Nyamugumba, zirasa urufaya inzirabwoba, ubwoba zibwugarije zikizwa n'amaguru. Icyo gihe bamwe barafunguwe, indagu zibaye uko nguko. Icyakora ibyo yari yavuze ku butegetsi bwa Habyarimana ni nako byagenze koko. Uyu mugabo ntamva yagarutse i Rwanda, ndetse yaguye mu mbyuko. Icyakora rero navuze ko ngo hari icyuma kizamuhinduranya mu ijosi. Byinshi yahanuye, benshi bavuga ko byabaye. Icyakora harabagereka bakavuga ko uyu mugabo yahanuye agahinduranya ibihe, bakageza ku butegetsi bwa nyakubahwa uriho nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Ariko nanone harabavuga ko uyu mugabo yahanuye akavuga ko hari igihe kizagera u Rwanda rugatemba ibyiza rukaba icyatwa. Abenshi babona umutekano uko nyakubahwa Perezida Repubulika y'u Rwanda amaze kuba ikimenya bose ku isi, ndetse amaze kuba umuyobozi w'icyatwa, bakavuga bati urundi rw'u Rwanda Magane yahanuye. Icyakora hari n'abavuga ko Magane yahanuye akageza gusa kuri Habyarimana. Abandika izi ndagu kuko Magane ntabwo yigeze yandika, hari benshi bashyiramo ibyo bashaka. Hari abahindura indagu bakavuga ku butegetsi bwa nyakubahwa Perezida Paul Kagame uko ngo buzagenda ndetse nuko buzarangira. Muri ibyo ngibyo harabitsa ngo uko u Rwanda ngo ruzaba rwateye Kongo, ndetse ngo abasirikare bazagaruka, ibyo ngibyo ngo rikazaba ari iherezo, ndetse ngo mu Rwanda hakazongera kuba ikibazo gikomeye cyane. Icyakora mu minsi ishize nanone nigeze numva umuhanuzi witwa Meshaki yagenda gutanga ubuhanuzi ku mashene ya YouTube, akavuga ko mu gihe u Rwanda abantu batarababanirana cyane ngo hashobora kuzaba ikindi kintu, ngo ku buryo ngo hapfa 3/4 by'abanyarwanda. Icyakora nanone abizera Imana n'abasenga koko bagahanura mu buryo bwa nyabwo, bavuga ko ahubwo u Rwanda Imana yaruhaye umugisha, ndetse yaruhaye umuyobozi ko nta ntambara izongera kuba mu Rwanda. Ibi ngibi hari abagiye babyuririraho, ndetse bakanita no kuri ibyo ngibyo nabaje kubwira byuko ngo Uganda yavuze ko yifatiye uduce two muri Kongo, ko Uganda ngo ishobora kuzongera ikarasana n'u Rwanda, ngiyo ntambara akaba ariyo ngizinjira mu Rwanda. Icyakora iyo ukurikije umutekano w'u Rwanda, ugakurikiza nuko igisirikare cy'u Rwanda cyubatse, ugakurikiza nuko ubuyobozi bw'u Rwanda ndetse n'ubwa Uganda uyu munsi bumeranye neza, ubona ko ibyo ngibyo rwose ari inzozi. U Rwanda rwavuze kenshi ko rutigeze rwinjira muri Kongo, icyakora ko rwarinze umupaka warwo. Ikindi u Rwanda rwaripanze ku gikoresho icyo ari cyo cyose. Biragoye ko umuntu wari we wese ashobora kumena ku mupaka w'u Rwanda cyangwa se yinjire ngo asenye ubusugire bw'u Rwanda. Icyakora inyangarwanda n'abatishimira u Rwanda ibyiza bo bavuga ko bo bagenda bahuza ibiri kuba, bakavuga ngo kuba u Rwanda ruri gufatirwa ibihano impande n'impande, mu Rwanda ruri muri Kongo, bakavuga ko u Rwanda ari narwo rwateye igihugu cya Kongo, ndetse bakavuga ko ngo ibihe bya Magane ngo byegereje, bakavuga ko ngo abasirikare bazavayo ngo baje gutabara u Rwanda, ko ibintu bizabicika. Ariko nanone umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda uyu munsi yatangaje ko umutekano w'u Rwanda urinzwe, ko ndetse ikibazo aho cyari kiri cyakemutse bitewe nuko ibice umutwe wa 23 wafashe byegera u Rwanda, nta muntu uzongera kubona aho amenera aza gutera u Rwanda, kuko ni FDLR yateraga udutero shuma mu Rwanda. Ariko iyo ngiyo kuba 23 yarageze hariya igiye kugira amateka. Ibyo benshi bari kuvuga, twaravuze tuti nta mpamvu yuko abantu banga u Rwanda bazajya bahimba ibinyoma bakitwaza ibintu bimwe na bimwe. Twebwe kandi natwe duhari, niyo mpamvu tuba tugomba gukora inkuru kugira ngo tunyomoze ibyo ngibyo, tubwire abanyarwanda ukuri kw'ibyanditswe, tureke kubeshya. Hari benshi bitwikira izo ndagu z'amagane bagashyiramo ibyabo cyangwa se bakavugamo ubutumwa bashaka ko abantu bumva, ariko mu by'ukuri bagashyiramo n'ubundi busesenguzi umuntu ashobora kureba akabona koko butari ubusesenguzi, ahubwo ari ibitekerezo byabo bwite.